Ibikorwa bihamye byo gutera amashyamba no kuyabungabunga nibyo bizageza u Rwanda ku ntego yarwo yo kongera ubuso ateyeho no kurugira igihugu gitohagiye kubera ayo mashyamba. Mu turere twahuye na Nyamagabe tw'intara y'Amajyepfo nabo baraharanira kugera kuri iyo ntego n'umwete mwinshi. Reka duhere muri Huye. Akarere ka Huye gafite amashyamba ari ku buso bugera ku 5700, ariko nk'uko n'ubundi biteganijwe mu itegeko rigenga amashyamba, mubwo buso harimo ibyiciro bitatu bitandukanye. Harimo amashyamba abarwa nk'aya leta yatewe mu gihe cy'abami cyangwa se akaba yaratewe n'ama-ONG, hakabamo n'amashyamba y'akarere ariyo yatewe n'imiganda, hakabamo n'amashyamba y'abaturage. Nk'ayo mashyamba rero ya leta afite ubuso bwa hegitari 2300, urebye akaba harimo igice kinini cy'ibisi bya Huye bifata ku mirenge ine iri mu karere ka Huye, ari wo murenge wa Gishamvu, Karama, Huye na Maraba. Ubwo muri rusange amashyamba yose habarewemo n'ay'abaturage afata ku buso bwa 23.3 by'ubuso bwose bw'akarere. Tunyarukire muri Nyamagabe, ni kamwe mu turere dufite amashyamba menshi mu Rwanda. Dufite amashyamba ari ku buso burenga hegitari 12,000. Muri yo akaba harimo amashyamba ya leta agizwe na hegitari 55%. Amashyamba y'akarere acungwa n'akarere ubwako akaba agize 5%. Igice kingana na 40% akaba ari amashyamba y'abaturage. Kugira ngo gahunda yo gutera amashyamba igende neza, inzego zibishinzwe ziyiha intego ijyanye n'igihembwe cy'amashyamba. Igihembwe cy'amashyamba 2011-2012 cyatangiye mu kwezi kwa 11 kwa 2011 kikaba kigikomeza. Intego bari barihaye mu gutera amashyamba muri Huye ngo bari bayigeze kure. Uyu mwaka twari twufite ko tuzatera amashyamba, dukora ingemwe muri buri tugari twose. Akarere ka Huye gafite utugari 77, twateganya ko buri kagari nibura kagiramo 10,000 by'ingemwe. Byarakozwe, imyezi ziratunganywa. Wabonaga uyu muhigo wacu uyu mwaka twari kuzatera ku buso bugera kuri hegitari 460, ariko ishyamba, gutera ishyamba. Noneho tukazatera n'ibiti bivangwa n'imyaka bigeze kuri kilometero 212. Byose nibyo twateganya uyu mwaka. Dufatanije rero n'abafatanyabikorwa, hari ingemwe zo twari twikoreye twe nk'ubuyobozi muri buri kagari nyine zigeze ku 10 mu kagari, ariko hakabamo noneho n'izindi ngemwe twagomba gukorerwa n'abafatanyabikorwa. Hari abafatanyabikorwa dufite harimo RSSP, hari ibimoteri bari batunganije, hakabamo Aprojemap, nabo bari bagiye badufasha mu gutunganya ibimoteri, yewe hakabamo na Lab ni sitasiyo ya Rubona na Ruhande, nabo bafitemo ibyo bari batuganije kudutunganyiriza. Uyu munsi ingemwe zari zose zaratewe, gusa izari zitarakura nizo zahuye n'ikibazo cy'izuba. Mwabibonye ko tugarijwe n'izuba muri no minsi, zikaba tugifite muri pipiniere ingemwe, aho usanga amapipiniere yose dufitemo ingemwe zigeze ku 30 bitari byaterwa. Kuri task force ifite akamaro kuko nyuma y'uko ijyaho twakoranye inama, basura n'ayo mapipiniere yateguwe na ba rwiyemezamirimo kugira ngo barebe niba ingemwe koko zirimo. Basura n'amasite twebwe twari twaridatifiye ngo barebe koko niba ayo masite akwiriye, ariko basura n'ayo masite ku buryo nk'abafatanyabikorwa bamwe na bamwe babashije no kudufasha kugera kuri tere kugira ngo icyo gikorwa kibashe kugenda neza, ku buryo mbona mu myaka iri kuza task force zizaba zikoze neza ku buryo bunonosoye, zikora neza, kubera yuko bizaba byanatangiye bizwi buri wese azi icyo ashinzwe. Ariko urebye mu minsi ya nyuma, mu gihe twegerezaga gutera ibiti, n'ibyo bakoze nabyo byatugiriye akamaro kuko badufashije kumenya situation reyeri iri kuri tere. Abafatanyabikorwa rero bacu nabo batuba hafi bakatwegera mu mikoranire myiza na Lab na ishami rya Ruhande na Rubona, baduha umurama. Ibyo byose rero biradufasha bikaza no kuri ya task force. Task force yaratangiye, twakoze inama ya mbere twayikoze, twateguraga gutangiza gutera igiti.
inama turayikora. Imyanzuro twari twafashe ni uko tugomba kujya dutera ishyamba, ariko noneho tukazagerageza ubutaha aho kugira ngo buri kagari kose gavuga ngo karakora pipiniyeri y'ibihumbi 10, ahubwo tujye tureba target yacu ese ni ugutera ishyamba ku buso bungana n'ikibuga cyegeranijwe buri hamwe, ku buryo ushobora gufata pipiniyeri ebyiri z'akagari zikaba zahurijwe mu kagari kamwe. Kuko hari igihe umuntu avuga ngo buri kagari kose katere, ariko rimwe na rimwe akagari katanamapinze neza azaterwa. Iyo ni umwe mu mwanzuro twari twabasha kugira nka task force uzadufasha neza umwaka utakuzanoza neza uko tuzatunganya ingemwe. Muri Nyamagabe ibikorwa byo gutera amashyamba mu gihe twabasuraga byibandaga cyane ku biti bivangwa n'imyaka. Aha rero iyo tugeze ku baturage bo mu karere ka Nyamagabe baza agaciro k'igiti, kugira ngo nimujya gusura muraza kubibona. Usanga imirima yabo bahingira ibiti, hari n'utajya guhinga indi myaka atarahingira igiti cye, kugira ngo imvura nigwa ryataka ryinjire mu butaka igiti kibone intungamubiri zihagije kugira ngo kizakore neza. Ni ikintu rero gikomeye, ari nayo mpamvu natwe dushyiramo imbaraga. Ariko sinabura kuvuga nanone ko harimo n'inzitizi cyane cyane zishingiye ku bwoko bw'ibiti biterwa. Iyo ugiye mu karere hose urasanga igiti gihari ni intusi ni pinusi. Twatangiye kampanye rero yo gutera n'amashyamba n'ibiti bivangwa n'imyaka, kubera ko dushingiye ku butaka bw'igihugu cyacu abaturage bariyongera ariko ubuso ntibwiyongera, ubutaka ntibwiyongera. Bivuga ngo rero tugomba guhinga tukagira ikidutunga, yego na bya biti bikaba bihari. Niyo mpamvu tuvuga tuti reka dutere amashyamba ariko tuvange n'imyaka, bahinge banafite n'ibyo biti. Ariyo mpamvu twatangiye kampanye yo gutera ibiti bivangwa n'imyaka ku bufatanye n'aba abafatanyabikorwa nababwiye, cyane cyane Papusta nibyo ikora by'umwihariko. Tugenda tugira za pepiniere familiale, hari imirenge myinshi iri muri zone ya Papusta, buri muryango ufite pepiniere y'ibiti bivangwa n'imyaka. Aha rero turiho turashyiramo imbaraga, no mu nama twagiye tugira na recommandation twagiye no muri task force ishinzwe iby'amashyamba ku karere. Dushima leta ko yadufashije gushyira task force, kubera n'ikibazo cy'uko hagomba kufatanya ibikorwa bikomeye ku rwego rw'akarere. Twanzuye ko imirama tuzasaba mu mwaka utaha izibanda cyane kuri agroforestry kugira ngo tubone ibiti bivangwa n'imyaka. Gutera amashyamba no kuyabungabunga kugira ngo ibiti bitewe bikure neza bisaba ubumenyi bw'ibanze. Imwe mu mirenge ya Huye yiyambaza abakangurambaga b'impuguke mu by'amashyamba, maze bakaba hafi y'abaturage mu gikorwa cyo gutera no kwita ku mashyamba.